ibidashobokera abana b'abantu imbere gukira Vuga ko amatwi yazibye. Yewe Imbabazi Dariya, kuri uyu munsi ndishimye, nabatijwe, ibyaha byanjye nabisize mu mazi, ubu nabaye icyaremwe gishya. Nasezeranye, ndashimira Imana ko yampaye n'umugabo mwiza. Zaburi ya mbere. twashatse gukosora ibi bintu. Igice cya 17 cy'igitabo cyakozwe n'intumwa kiravuga gutya: Imana yirengagije igihe cyanyu cyo kujijwa, yemerera abantu bose ko bayishaka ngo bakabakaba nubwo itari kure yabo, ariko buryo ngo iyo myaka yose yo kujijwa abantu baba mu buzima batari Imana. Buri mugabo n'umugore ku bana mu buryo butemewe n'Imana, Bibiri bisambanya. Ariko Imana ikavuga ngo imyaka yo kujijwa n'uburyo mwabayeho mu buryo bwo kujijwa, Imana irabyirengagiza igaha abantu amahirwe
kugira ngo ibemerere ko bashaka basa naho bakabakaba n'ubwo Imana itabikorera. Yarusi igice cya 16 hari Abarusi aramusubiza ati winyininga gusiga no gusubirayo ngo ndakurikira kuko uzajya ariko nzajya kandi uzarabona ubwoko bwawe n'uko uzaba ubwoko bwawe, Imana yawe niyo izaba Imana yawe, aho uzagwa niho nzagwa bahamambe, nihagira ikizamukana nawe atari urupfu, Uwiteka azabimore ndetse bikabije. Mushakire ku mazi kumvikana bivuye ku bantu bavuye inama naho basubiza urwo ni rwo rushaka. Ikindi cya kabiri si urukundo gusa ruva mu bwumvikane nta gahato, ni igihango. Igihango ni indahiro umuntu akora bizira kuyitatira. Kera ababyeyi n'abasogokuruza banywaga ibihango, bakarasaguye umutsi bakanywa amaraso. Zaravugaga ngo nubwo haba mu kaga no gupfa ahubwo wakwe mugapfa ahubwo gutererana uwo mwanywanye igihango. Mu gushakana rero ni igihango, turabona ni igihango umuntu atagomba gutatira, haba mu byiza haba no mu bibi. Ni nayo ndahiro tujya turahira iyo tujya gusezerana imbere y'Imana. Urahira ko mugenzi wawe utazatatira icyo gihango cy'urukundo wamukunze. Icya gatatu mu kubana no kumara amazi, buriya tuvuze ko atari umuhango, ni igihango. Si umuhango gusa dukora nk'itorero, ahubwo ni igihango, ni indahiro utagomba gutatira. Gatatu turavuze ngo ni ukumara amazi. Iyo uvuze ngo ndamara amazi nta kindi kintu cyanyitanga imbere. Kubana haba mu byiza haba mu bibi tuzaba. Kane, mu rugo habaho ikintu cyitwa kwihangana no kwihanganira. Muracyari batoya mwebwe byende, ariko muzagenda mwigana, umwe yiga mugenzi. Umuntu ajya ahinduka buri myaka irindwi, hatabayeho kwihanganira nanjye simba nkibana n'uwanjye. Ni ukuvuga ngo urihangana kubera ko buri muntu wese agira intege nke, ariko akaba naho agira imbaraga. Mu rugo rero ni ukwihangana, kuko uzanye undi muntu mutari musanzwe mubana, ariko mu buryo bw'umwuka wagukuwemo, kubera ko Imana yafashe urubavu ifata ahangaha hagati y'umutima, ifata ahangaha bari gukura igufwa irema umugore. Kwari ukugira ngo umugabo ajye ahora yumva ko umugore ari umwe muri we, ntabwo yaturutse hanze, yamukuwemo. Ikindi kumushyira uruhande rw'umutima, kwari ukugira ngo umugabo ajye ahora akunda uriya muntu wamukuwemo. Imana ntabwo yibeshye ngo ikore ibi, ntabwo yafashe ku igufwa ry'ahangaha, kuko ahangaha haba amagufwa nawe. Imana ijya gufata ku igufwa ryo mu mutwe, ni ukuvuga ngo umugore yari kuba akandagira umugabo pe, umugabo ntagire n'ijambo na rimwe. Imana ntiyanibeshya ngo ifate ku igufwa ryo kuguru hariya ku kirenge, amagufwa arahari. Cyane ukuvuga ngo umugabo azakandagira umugore pe, umugore nta kintu na kimwe ashobora kumenya. Ariko Imana iramureka fata ahangaha amwegere, n'umugore ajya yumva ko yakuwe mu mugabo, ku mutima w'umugabo. Ariko nanone kugira ngo aze ahangaha yumve ko ari umuvandimwe wari inshuti. Kwihangana no kwihanganira. Umwanditsi w'imigani baravuga ngo urugo n'amatungo, kiriya gice cya 19 n'umurongo wa 14, urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi. Papa na mama baguha amasambu gusa, bakaguha n'inka n'ibyo gushaka n'icyo ushaka umugore. Urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi, ariko
umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Cyangwa se umugabo witonda umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Hari abagabo b'ibirura, hari n'abagore b'ibirura, ariko umugore wubaha Imana, umugore witonda, umugore uca bugufi, umugabo mwiza, umugabo ukunda umugore we mu byo akeneye byose, kuko ubushobozi Imana iduha bungana. Bibiliya iravuga ngo ava ku Uwiteka, ntabwo wapfa kumubona gusa. Mu gushakana rero habaho ikindi cya gatandatu nshaka kubabwiraho. Habaho indangagaciro zihuriweho. Ni ukuvuga ngo umwe, njya nkunda kwigisha abantu abashakanye aha ngaha ndababwira gutya ngo umugore bamwita umufasha, niko Bibiliya imwita. Imana yabwiye imuremera umufasha umukwiye. Umufasha, iyo umufasha wa runaka wowe bazamfanye zandangiranye, ariko ubundi akaza akandanga. Bibiliya ivuga ngo aho kujya inama kuri imigambi y'abenshi irakomezwa, ariko iyo abantu batajya inama ngo abantu bigira ibyigenge, bagenda n'imodoka bidafite. So aha niho nshaka gusa naho nsobeza, ariko inama zanyu zihuriweho, umwe awananiwe mugenzi we akamuzamura, undi afite imbaraga akazamura ziriya ntibimwe za mugenzi we. Cyanyuma mu gushakana hari ikintu twita kubana akaramata. Ibi by'akajagari biba hanze no gutaha ntabibaho mu nzu y'Imana. Niba warashatse umugore cyangwa se ugashaka umugabo wariyemeje kuzabana nawe akaramata, ntabwo ari umukina, ntabwo ari abana utuntu tw'umukino hanze. Ni ubuzima bwose gupfa no gukira. Ni ukuvuga ngo niba niyemeje gushaka uyu muntu, niyemeje kuzabana nawe akaramata, kuko nta gutandukana kwaba mu nzu y'Imana, dutane nawe. Bibiliya inyuranye n'amategeko y'isi. Bibiliya ni ijuru yahumetswe n'Imana. Imana yaremye umugabo n'umugore. Turavuga ngo ntibakiba babaye babiri, ahubwo bahinduka umuntu umwe. Imana rero ibahumisha mu mubano wanyu mwiza ushingiye ku ijambo ry'Imana. Muze hano ngira nawe baherekeje muhagarara. Mara ngira muzazanira utufoto twanyu tubiri, ngira ngo zabakore certificate hanyuma basubire mu gitabo cy'itorero. Mwatuzanye muratusigare. Ndarahiye kandi ndemeye imbere y'Imana, imbere y'itorero, ko nkwemeye wowe w'imbabazi itariye, ko umbera umugore n'umufasha w'isezerano, tuzabana akaramata, kuko ijambo ry'Imana ribinsaba. Ndahiye ko nzakundisha umutima wanjye wose, ndahiye ko nzakubaha kandi nkakubahisha, ndahiye ko nzagusumbisha abandi bagore bose, ndahiye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko nzakwihanganira mu buzima bwose dufite bwo kubaho kuri iyi si, bwaba bwiza cyangwa bubi. Ndahiye ko nta kizantandukanya nawe keretse urupfu, cyangwa Yesu aje kujyana itorero. Imana ikomereshe ndahira amaraso y'umwana wawe Yesu. Hariya nawe uzamura ukuboko kwawe kw'iburyo bagufashe urwo rurabo. Ndarahiye kandi ndemeye imbere y'Imana, imbere y'itorero, ko nkwemeye wowe bagaragaza Tade, ko umbera umugabo n'umutware w'isezerano, tuzabana akaramata, nk'uko ijambo ry'Imana ribinsaba. Ndahiye ko nzagukundisha umutima wanjye wose, ndahiye ko nzakubaha kandi nkakubahisha, ndahiye ko nzagusumbisha abandi bagabo bose, ndahiye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ko nzakugandukira
nzakugandukira ko ijambo ry'Imana ribinsaba, kuko ijambo ry'Imana rinsi ndahiye ko nzakwihanganira ndahiye ko nzakwihangana ubuzima bwose dufite ubuzima bwose dufite bwo kubana hano ku isi, bwo kubana hano ku isi bwaba bwiza cyangwa bubi. bwaba bwiza cyangwa bubi ndahiye ko nta kizantandukanya nawe ndahiye ko nta kizatandukanya keretse urupfu keretse urupfu cyangwa Yesu aje kujyana itorero. cyangwa Yesu aje kujyana itorero. Imana ikomereshe iyo ndahiro amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Impeta zanyu ziri urambikana impeta mubwirana amagambo ya urukundo yo muza zirangana zombi urwa Dariyanondo. Murabona ko ari uruziga izi mpeta, hanyuma nta teranizo zifite, yerekana ko urukundo umwe agomba gukunda mugenzi we, nta kintu gishobora kurucamo. Ibihe ntabwo zabatandukanya, n'ibibazo ntabwo zabatandukanya, zakomeze mukundana ibihe byose. Uwiteka Mana yacu, sabiza izi mpeta umugisha ngo bazambikana kandi babwirana amagambo y'urukundo ari mu mitima yabo, n'ibyo basezeranye byo kuzabana akaramata, bazahore bibuka iyi ndahiro barahiriye aha ngaha imbere yawe n'imbere y'itorero. Ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Ngaho mwambika impeta, hanyuma umubwira amagambo ku rutoki rw'imoso, oro heha oro. Uko iyi mpeta idafite uruteranyirizo, ni nako urukundo rwanjye ruzahora rudacitse mu kanwa. Mutanditse n'isezerano ry'urukundo rwanjye kandi ruzahora. Murakoze. Ngaho nawe urutoki rw'imoso. uko iyi mbere tutagira uruteranirizo ni nako urukundo rwacu rutazagira ikirucamo biragenda imbere y'Imana. Amen. Apfukama kuri iyo musego, agaragaza amadamu we Daria ngo bari basanzwe babana, ubu bagiye kubana mu buryo bwemewe n'ijuru, buryo bwemewe n'ijambo ry'Imana. Baha umugisha amajya n'amaza, bahabwa umugisha bicaye baryamye bagenda bakora, imbuto zo mu nda zabo zahabwa umugisha n'Imana ibihe byose. Basaba umugisha basogokuruza wo kwizera Aburahamu n'uwa Isaka n'uwa Isirayeli uzababeho akaramata. Abo wahuje mwami nta n'ugomba kubatandukanya kandi nta n'ikintu kigomba kubatandukanya. Uyu munsi babaye umwe, ntabwo bakiri babiri. Bagushimiye ko wumva gusenga kwacu kandi umugisha ukaba wabahaye, ukazababaho ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Sawa muhagurukire rero musinye mu gihe gitabo. Restoration Church ishingiye ku bubasha mpabwa n'Imana ishobora byose, yemeza uyu mwanya uyu munsi w'imbabazi Daria n'abagaragaza Tadeyo babaye umugabo ubona umugore, ab'Imana yahuje yazagire ubatandukanya. Ibyo mbivuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen.
mbere na mbere ko yandemeye umunsi mwiza ariwo munsi wa mariage, kandi nkanashimira Imana kubw'umushumba wacu mwiza ubasha kudutekerereza ibintu biri ngombwa kandi bikwiriye kugira ngo urugendo twatangiye rujya mu ijuru tuzarusohoza amahoro. Iyi tariki rero ni itariki idasanzwe ku buzima bw'umuntu, dore ko iba ari itariki bitazongera kugaruka ukundi. Itariki ya mariage buriya ni nk'iyo umuntu avukiraho cyangwa se apfiraho, ntabwo iba izongera kugaruka ukundi. Sinzi rero wenda ko nabasha gusobanura uko niyumva mu magambo, ariko ndagira ngo mbabwire ko nishimye kandi cyane bimvuye ku mutima, kandi nshima n'Imana iyo yadushoboje uyu munsi. Murakoze. Mvuga ko amatwi yazibye. Yewe Imbabazi Dariya, kuri uyu munsi ndishimye, nabatijwe, ibyaha byanjye nabisize mu mazi, ubu nabaye icyaremwe gishya. Ndashimira Imana kubw'uyu munsi, ni mwiza, turasa neza, nasezeranye. Ndashimira Imana ko yampaye n'umugabo mwiza. Kubw'uyu munsi rero ni ibintu byari binatunganye, numvaga ari ibintu nyine bidashoboka ariko byabaye. Imana ni nziza rero yabikoze, kandi izakomeze dushoboze muri uru rugendo. Urukundo rwacu ntihazagire ikirucamo hagati nk'uko twabisezeranye. Mbere yawe birashoboka, imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere. Zaburi ya mbere.